ishime iragaina usenke usanga gukunda owe wawe ikicaro ku mutima wanjye. Ya ni byiza rwose ubwo rero tuzazihekenya rero. Voilà, la vie est belle, belle monde méchant. Nzagusura buze, nzagusura ume ku nyama akaboga dore karabuze kabaye ikibazo. Urayireba ntuyiyeze wanayigende ntuyirangize. Kaciro mwumva bavuga ese wayibukira ganje muri Kigali ni mama. Ndabasuhuje, ndabashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV, your story our spotlight. Twari dukumburanye n'umusaza wacu. Amakuru yanyu muze. Turaho. Iminsi myinshi. Hashize iminsi da? Non, ça fait pas longtemps. Oui, abana ariko bari bamaze kukumba, bari bakumbaje ari benshi muri iyi minsi. Sauf que le Seigneur a une grande puissance. Amazina ni Hitimana Stanislas, umucuranzi wacu. Musanzwe mumuzi. Reka rero tubanze dusuhuze aba diaspora mwese. Muri hanze y'u Rwanda. Dukomeza kwihanganisha n'abantu barwaye. Abantu bagize ibyago, mwese mukomeze kwihangana. Uyu munsi biriho nabi, ejo bizagenda neza. Ndabeshya muze. Ikiganiro cy'ubushize abantu ibiganiro byacu by'ubushize barabyishimiye, bari bamaze iminsi bananyibushyuza igisope. Turaza gukora ikiganiro, tugiye gukora ikiganiro cyo kuganiraho gatoya bigendanye wenda n'ibihe turimo. Pasika nziza kuba Kristo Nakurasumuta. Okay, reka twifurize rero abakristo bose, Katolike n'abarokore, abayisilamu bakoze iraidi umwenzi Ramazan mu minsi ishize, ariko twebwe none abakristo turifuriza abakristo bose Pasika nziza. Israel. Oui. Au nom du Père de Israël. Ese ubundi Pasika ubundi bisobanura kunyuraho. Ubundi murabizi ko imigenzo ya kera nyine ikomoka muri Israel. Ariko niko byari byitwaga, ariko ubu ngubu ni bisobanura izuka rya Yesu. Sibyo? Ressuscité. Ressuscité. Résurrection. Cyangwa se Resurrection. Resurrection in English. Resurrection mu Gifaransa. Resurrection cyangwa se resurrection en français. De Jésus-Christ, l'enfant de Dieu. Okay. Ubundi kera Pasika mwayifataga muti? Pasika. Pasika ni rwibutso rwo kuzuka ko mwami Pasika. Ese buriya kera ubundi kuri Pasika abantu babemerewe kurya inyama? Oya. Asomo? Pasika babemerewe kurya inyama? Oya, kirazira. Yego. Gurata. Wagatanu mutagatifu n'uwagatatu mutagatifu ntabwo. Ese ubuto ni ubizi cyane kuno. Yego. Okay. Ya ni byiza rwose ubwo rero tuzazihekenya rero. Voilà, la vie est belle, belle monde méchant. Nzagusura ume ku nyama akaboga dore karabuze kabaye ikibazo. Kaboga asubuto na bite mbago hanoze. Tuzo kurya nizi ngizi kandi tuzira. Akadahingwa. Imboga se ariye tutaziryo zisanzwe. Ça dépend de l'argent. Reka dukomeze dushimira Asubuta rero n'ubundi ajya dufasha cyane. No mubyeyi mwiza cyane. Tumusime. Tumusime babazi ni. Hano hipaba. Nirinze kuvuga izina ry'ingine amazina ye yose ariko nyine atubabarire. Tumusime. Turamusuhuje cyane. Noneho kugira ngo twinjire mu bihe neza nyine muri weekend neza, urabona ko weekend nyine ubukonje imvura iki niki. Aho dukubitiraho umurya rero. Shaka zimeze gute?
Kacyiru. Kacyiru mwumva bavuga ni igitego mu mirenge y'uru Rwanda. Urayireba ntuyigeze ko nayigenda ntuyangize. Kacyiru mwumva bavuga ko ikwiyamaganira gaje muri Kigali ni mama. Kacyiru mwumva bavuga ni igitego mu mirenge y'uru Rwanda. Urayireba ntuyigeze wanayigenda ntuyirangize. Kacyiru mwumva bavuga ese wayibukira gaje muri Kigali ni mama. Niba ushaka kujya i Kigali Nyarugenge upfa kuvuga uti tagisi zikaguhuriye wari nk'ijana. Washaka guhitamo bikaba nk'intambara ukabura iyo utora niyo wareka. Ibikorwa byose remezo biganje Kacyiru. Minisiteri y'uburezi, za minisiteri iz'ubuhinzi hano Kacyiru. Iz'ubuhinzi Muvunyi iraganje muri Kacyiru ni impamo. Kacyiru mwumva bavuga ni igitego mu mirenge y'uru Rwanda. Urayigenda ntuyigeze ko nayireba ntuyirangize. Kacyiru mwumva bavuga ese wayivuga ukikwiraganje muri Kigali ni mama. Kacyiru oye. Ariko iyi ndirimbo kubera iki wahisemo kuyihanga? Kuko ni yawe bwite. Ubundi wahereye kuki kugira ngo uyihange? Kacyiru kubera utuye Kacyiru. Nariya ndi mu Bwongereza mu bihugu by'amahanga. Ari sede nagiye nkora mu Bwongereza no mu Budage na Belgique. Nagiye ndimba Kacyiru. Kuko mvuka hano Kacyiru. Hano muri Presidence. Habaye nareye kwa nyogokuru. Ese wigeze uconga umupira? Wigeze uconga ruhago? Wigeze ugerageza guconga ka ruhago? Ntago byari ibintu byawe. Yego twarushongaga nyine turi ku ishuri primaire ya Kacyiru hano. Cyangwa muri polisi. Yabura primaire yo ku Kacyiru hari ku Kabindi? Ni ku Kabindi buriya. Kacyiru? Oya, primaire yo ku Kacyiru ubuvuga ni iyi. Ntago ari ku Kabindi? Kacyiru mvuga ni ngi primaire hano nyine. Hano kwa Presidence. Hari yabura hari ni Kimihurura. Yes. Ku Kabindi ni ku Kimihurura. Okay. Kacyiru mvuga niyo hirya ngaha hafi ya Presidence. Hari primaire burya. Niho nize nyine ubundi kuva mu natangiye icuru bwa mbere muri polisi hariya. Ariko primaire nta yigiye ari nyine. Ibizwe indangagaciro zaho ari ujya zanditse kuvuga ambassador muri senateri. Iracyahari rero. Primaire yaho. Niho wazanditse zira nyuguti zirangana n'icyo ambassador wazanditse. Okay. Ni hariho directeur wo ndamusuhuza. Mutoni. Okay. Aha. Twikomereze twari kubuje mu gatandatu. Twikomereze mu nganzo zacu. Hari aba guitariste. Aba guitariste bambwiye ngo ngusuhuze cyane. Uri umuhanga
urumva baragushimira muri make barabibukara ko batwakoranye hori nibo ngiye kukubwira hari uwitwa Vuningoma David nawe mwamukurikira afite indirimbo nyinshi cyane agenda yinterpreta afite channel ye yitwa Vuningoma David turamusuhuza nawe oya we n'umwana aracyari muto aracyari umwana ariko n'umuhanga kabisa nzagira igihe tubahuze ureka nkubwire nzamusaba tubahuze nibura namwe muganire reka uwo nibuka Israel uwo nibuka duko yakora igisope nyabugo ko kwa Mutangana witwa ndashaka umusuhuza n'ubundi yiganye na mama Joy primaire ya Kacyiru yitwa nde Safari Isaac yamusuhuje nawe mwarakoranye yiganye na mwishywa wanjye uriya mu munyamakuru Safari Isaac nawe waririmbye tuje mu ijambo kagendana agakiza k'Imana we zakagendana Safari Isaac yizanye no primaire ya Kacyiru zakagendana yiganye mu majoyi buriya zakagendana Safari Isaac zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana okay yisope kwa Mutangana hariya Safari Isaac muzuriza Safari Isaac ndamusuhuza uko tujya tuganira nawe no mwana mwiza nawe tujya tuganira primaire ya Kacyiru nawe hano turamusuhuza yego zakagendana no hari undi mu guitariste nawe uzwi cyane unakomeye hano mu gihugu bitwa Bonhomme ni umuhanzi arakomeye cyane nawe turamusuhuje yego nawe turamusuhuje hari ya ndirimbo yitwa akabura ntikaboneke Deo nawe yarambwiye ngo usuhuze kaboneka nyina mu naboneka nyina umuntu abona suhuza ubundi turamusuhuza cyane rwose Karimba Deo ndamusuhuza ubwo rero nawe uzobona cyambwe nuko mwizo ikizeho Karimba Deo rero na kera ako ninguza mukano ndamushuje mwizo w'Ibwana cyambwe ishime ofiragaina usenke usanga gukunda owe wawe ikicaro ku mutima wanjye ishime ofiragaina usenke usanga gukunda owe mwiza w'Ibwana cyambwe wowe na isema ishime ushiragaina usenke usanga gukunda wowe wawe ikicaro ku mutima wanjye ezaga nk'uwasinze urukundo nari sinasabagijwe n'ibyishimo umunsi uwo nikundiye waze tuganire niyo nzima ishime ushiragainda usenke usanga gukunda wowe wawe ikicaro ku mutima wanjye nazaga nk'uwasinze urukundo nari nasabagirwe n'ibyishimo umunsi uwo nikundire ze tuganire niyo nzima ndabindi Karimba Deo ntabyibone ishime ushiragaina usenke usanga gukunda wowe mwarimu nazaga nk'uwasinze gukunda nazaga nk'uwasinze Bwana cyambwe wowe mwarimu wa primaire Emmanuel twahuye ejo
wishime ushira agahinda useke usanga ukukunda niyo nzima na mwarimu Emmanuel sixième primaire mwarimu Emmanuel twarabonanye uti niyo nzima wari kugira ngo ni izina ryanjye rya kabiri nanjye turabashimiye ni indirimbo nziza cyane ariko buriya ako ni Karimba Deo Karimba Deo ni mukuru we witwa Wizeye John ariko Karimba Deo arahari okay ya Karimba Deo narabyumva arabyumva nubwo mukuru we yigendeye muri jenoside yakorewe abatutsi yego ariko turacyamwibuka ya turacyabibuka izo ntwari zacu kandi zikomeze zigirira uko ridashira ahubwo se reka dusoze kugira ngo tubashe kugira ibindi biganiro dutegura kuko hano ni wabo w'ibyishimo ni neza cyangwa se kuri Bineza hano ni kuri Bineza TV niho muzajya musanga ibyishimo gusa mu ndirimbo mu biganiro mu nganzo kuko nta matiku nta bibazo ntaki hano ni mu byishimo nibibagirwa ukana subscribe kuri Bineza TV your story our spotlight mwari kumwe na Israel ndetse na muzee wacu mwarimu Professor Hitman Star Muhungu wa Rudiro Kakaremera muhungu wa Rudiro Kakaremera yawanyigishije yes ibiganiro byacu nakagaruka ciao